Nyarwanda Imana iri kumbwira ngo none ko mwibagiwe mwongere mwibuke abenshi mwarahize muri mu mashamba murahiga Imana iri kumbwira ngo amasasa bariho mwaragiye murahiga muravuga ngo Mana nudukura muri aka kaga tuzagukorera none ntago mugikorera Uwiteka Imana mwayiteye umugongo mwayimuje ubutunzi bandi muyimuje akazi abandi muyimuje bidafite umumaro muri kuvuga gusenga ntaco bimaze mukabona abantu barimo babeshya mukabona muvuga ngo nicyo umugabo asigaye yica umudamu we aho umudamu asigaye yica umugabo we murareba mukabona bimeze gute nukubera iki muhumye ni muhumuke muri iyi minsi murebe imbere Imana iri kumwambabwire ngo iyi ni iminsi aya mezi n'amezi akomeye aya mezi n'amezi yo gusengera muhere mu kwezi tugiye kwinjiramo kwa 9 mugeze mu kwa 12 bene data muramuvuga ngo mbese nibyo bahoramo musenge akaga n'amakuba kataraza Yesu nta uzumunsi n'igihe wicaye iwawe yaza urimo utetse yaza waburyamye yaza urukora mariage ugushingirwa wambaye ivara yaza aya mezi nayo gusenga cyane imivu y'amaraso imbere yanyu iraje imfu zitandukanye zirahari amaraso ya benshi agiye kumeneka mwitonde cyane muri iyi minsi musenge murimo muvuga ngo turihagije dufite amafaranga dufite imodokari zacu ariko mbabwira Uwiteka Imana hagiye kujya basanga mu mihanda none se ko impanuka zihari nyinshi amaraso akaba agiye kumeneka mu buryo butandukanye mutari kwegera Imana mumaze kwibagirwa mwarahize imihigo murahigira iyindi mihigo ku yindi mutarahigura ahubwo muhigure vuba maze umwe bahize imihigo ni muyihigure igihe ni kibi kiri imbere igihe turimo n'igihe gikomeye Yesu atazagutungura agasanga ufite imihigo Imana idufashe kandi tugirire neza yemwe bari mu bihugu bitandukanye muribagiwe umuntu ari kubara amafaranga akabona kuri konti n'amafaranga akabona imodoka arazifite akabona ari kuzamuka muri etage akumva ibyo birahagije akabona arihagije ariko abantu mwibagiwe vuba abanyamahanga muribagiwe ngaho nimwegera Uwiteka Imana mu musheke dusengesha umwuka iteka yemwe bari mu mahanga dusengesha umwuka iteka igihe kirageze yemwe bafite imyuka itavuye ku Uwiteka Imana ibashire ku karubanda kandi ndabizi neza izabikora ntabwo ari ibinyoma ndimo mbabwira umuntu Imana yahamagaye bene data inzara irahari Mani tugirire neza hariho inzara y'ijambo ry'Imana hariho inzara yo mu buryo bw'umubiri ariko abantu benshi ntabwo babizi Imana idufashe tugirire neza abantu bibagirwa vuba muribagiwe abantu mwibagirwa vuba abantu baribagiwe reka mwe kwibagirwa muri iyi minsi ibikomeye mwabinyuzemo murabirebesha amaso abana banyu barasigaye mubirebesha amaso ntaco mwatanze abagabo banyu barasigaye ntaco mwatanze mwabirebeshaga amaso bakobwa ubungubu murubatse mwarashatse Imana yarabarinzi irabazigama mu bikomeye mwarabibonye aho umuntu yatambukaga ugasanga avuga ati mbese ubu birira bimeze bite ndi buryame hehe buri wese yibaza hari buryame Reka nizere ko muri amahoro mwese kandi mumeze neza mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu bica ku Musaraba TV. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibare namwe kandi umugisha w'Imana ubo ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muhereyemo mu ntazi zitandukanye ku migabane itandukanye mukamwumva ururimi ndi kuvuga cyangwa se mukamufite amahirwe yo kugira ubasemurira ururimi ndi kuvuga ni mugubwe neza Uwiteka Imana abishimire kandi Uwiteka Imana abo kugirirwa neza abagiriye neza mu izina
rya Yesu Kristo. Tubahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi cy'ivugabutumwa. Ngize umugisha suye umuhanuzi w'Imana Oliva. Ni umwana w'Imana yamaze kwisobanukirwa kandi naringiye kukicukunda ariko nahise mbigorana none. Ni umwana w'Imana, dushimye Imana ko imurinze natwe kabiturinze. Murabona rwose arasa neza, yambaye ubwiza bw'Imana. Rero tugiye kwa nawe dutangire dusozanye tuze guhabwa umugisha bakurikiye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Oliva, amahoro? turamahoro, turashima Imana. Imana iracaturinze, yaratuzigamye. Imana rero nishimwe, habwa icubahiro. Wari umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Habaciye iminsi tuba tugukumbuye ari? Yego. Kandi ibiciyemo ariko dushima Imana yuko tubona uri amahoro, tutazatwereka kureba. Turi amahoro, turashima Imana, nta gikuba cacitse mu miryango, ntabwo twashinguye. Ndetse no mu rugo nabwo turi amahoro, urubyaro ni amahoro. Imana ishimwe ko rero ikindinze n'umutware Imana yampaye nawe iracamurinze. Ubwo rero nabishimira Imana, kandi dore n'akavura kaguye. Imana rero ihabwa icubahiro, n'igihugu cyacu kiri amahoro. Turashima Imana rero ihabwa icubahiro. Imana rero ibampera umugisha, abari kure n'abari hafi, abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, abari mu mahanga. Rero nababwira ngo amahoro y'Imana nabane namwe iminsi yose. Mbifurije kuzabona umwami Imana, mwe kuzaba mwararuhiye ubusa. Imana rero ibampera umugisha. Amen, amen. Nawe Imana iguhe umugisha. Ubushize twaraganiye tugana kwa turi kuvuga se umuntu wanga igihugu, urwanya igihugu, ese umuntu azajya mu ijuru? Ndibuka ko twaganiye ubushize twavuze ubushize. Yego. Dusanga umuntu nimba atemeye igihugu, urwanya igihugu, dusanga nta juru afite. Wahise bakuzaho? Wahise bakuzaho? Ntaryo. Dushimira no kongeye kwana ikindi nshaka kubaza noneho se, ariko mujye mufata akanya nk'abahanuzi mukavuga mutereka dusengere igihugu cyacu by'umwihariko. Tujya tugisengera, kuko utagisengeye se waba uri muntu ki? Ugomba gusengera igihugu cyawe, ku gihugu kitari amahoro burya nta mahoro nawe uba ufite. Ariko wasenze kikagira amahoro, abagituye abayobozi b'igihugu bakagira amahoro, nawe uryama wiziguye ntacyo wikanga. Yego. Ariko kandi nubwo uvuze ngo ntabwo utagisengeye, hari n'abatagisengera ngo bifuza ko cyabamo ibibi gusa. Babahamagara akaga kandi ari abanyamasengesho kandi bitwa ko ari abakozi b'Imana. Ubu rero uhamagara akaga n'amakuba azabona ishano. Ntawe ukwiye guhamagara akaga ku bantu b'Imana yaremye, ahubwo ubaturiraho umugisha, ukabaturiraho kwihana. Ubonye Satani yarababase, burya Satani ni umwanzi w'ibyiza. Burya ntugire ngo Satani si umujura. Umujura rero ajya aho ubutunzi buri, aho butari ntabwo yajyayo. Baratubona baboshe, barabivuyemo, barasubiye inyuma, bariya bintamenya, burya abari Satani wabibye. Dukwiye kubasengera rero, Imana ikabakuraho iyo minyururu n'iyo migozi Satani yajya ababohesha, ikongera ikabigarurira. Izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Rero ndumva niba usabira abantu cyangwa ugasabira igihugu umuvumo, ufite akaga. Umuvumo nuza nawe uzakugeraho, kandi kugeraho n'abantu bawe. Nunareba nabi unarimbuke. Rero ibyiza ni uko wasabira igihugu ugasenyera n'abakirimo. Nusabira igihugu nawe uzabona amahoro, n'abawe babona amahoro, kandi ubihererwe umugisha. Imana rero utugirire neza. Amen. Urakoze cyane, reka tugushimire ku mpuguro nziza utambukije. Nk'uko babizi mbere ko tutagiye ikiganiro tunyuzaho akanya gatoya k'impuguro, cyangwa se ko bitewe n'ibyo tubona cyangwa se twumva, ariko kandi bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza muri Kristo Yesu. Reka tugusaba noneho Oliva, usenga Imana utugezeho ubutumwa ijuru ryaguhaye. Ni karibu. Uracariye Imana bivuga bikayatika bigakomera, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amafaranga turagushimye, Imana turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe abanye natwe.
Imana waraturinze data mwiza mu ntangiriro z'uku kwezi tugeze ku itariki ya 25 tugihumbiye ku mukabasima. Hari benshi batambutse batacibuka muri iyi si. Mana ntacyo twatanze n'imiryango yacu wayirinze, igihugu cyacu naco kiri amahoro, twicayemo tuvuga ijambo ryawe. Mana turagushimye kuko waduhaye aka kanya, izina ryaraga icubahiro. Nsengera rero imitima ya benshi igiye kumva ijambo, kuko ijambo ryawe rirera ryabayeho tutarabaho. Ndasenze kugira ngo Mwami Imana imitima ya benshi uyihe gukinguka. Mana amatwi yabo uyakoreho yazibure. Mwami bumve ijambo ryawe, kuko ijambo rirahiga rikanavumbura. Ngaho Uwiteka rero bana natwe, mboje ikirere kizima, mfunze amarembo y'ikuzimu, ndahamagaye konegisiyo yawe, imbaraga zose z'ibitavuga izina ryawe. Ibyo byose Mwami bikurwe ku buzima bwacu, ntaba ari twebwe Mwami, ntaba ari njyewe. Mana undinde kuvangura vuze utavuze, aho ku izina ryaraga icubahiro. Ganze rero kandi utegeke gahunda zose utazikweretse, tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Imana rero itugirire neza. Turabanza turebe uyu muririmbyi wa 67 vuga ngo uhagaze mu kiza ku rugi rukinze. Uhagaze mu kiza ku rugi rukinze, utegereza yuko bagukingurira. Ariko bene data n'iby'isoni nyinshi, gukingira n'Umwami Yesu Mucunguzi. Akomanga ku rugi kandi dore afite inkovu z'imbereri n'ikamba ry'amahwa. Mbega urukundo rwinshi rutegereza cyo, nta kindi cyaha kibi ko kutamwakira. Umwami atwingingisha ijwi ryongorera, ati niki gituma mungirira mutyo. Mwami tugize isoni z'uko guhemuka, none injira Mwami tudusiga ukundi. Mwami tugize isoni z'uko guhemuka, none winjira Mwami tudusiga ukundi. Imana yacu tugirire neza. Reka tunasome aya magambo. Turavuga ku yindi tumaze gusoma aya magambo. Amagambo y'Imana ari muri Matayo 24. Abantu benshi bashobora kuba bayumva babimenyereye. Ababimenyereye rero ngaho ni mwihangane, ariko ijambo rirera rirakiranuka. Ijambo ryabayeho tutarabaho. Ijambo n'ubuhanuzi butavangiye, nibwo buhanuzi bwa mbere. Imana idufashe kandi tugirire neza. Tugiye gusoma amagambo ari muri Matayo 24. Tugiye guhera ku murongo wa 4 ariho dusoma, tugeze ku murongo wa 10, niturangiza twambuke hano ku 23 maze twumve ko Yesu atubwira. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishanga rizatera irindi shanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Bazabona hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe.
ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose babahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma. Dusome 23. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya intore niba bishoboka. Dore bibabwiye bitarahaba. Imana iduhana umugisha. Imana yacu rero itugirire neza kandi itwambike imbaraga. Uyu muririmbyi yavuze ngo mwami tugize isoni z'uko guhemuka, niko uyu muririmbyi yaririmbye. Aba bantu baririmbye uyu muririmbyi bari bafite gukiranirwa, barakingiranije Uwiteka Imana mu mitima yabo, baramukingiranije ibyaha ndetse batakibitinya, ariko barebye babona bambaye gukiranirwa. Ariyo mpamvu bavuze bati nta cyaha kibi nko gukingirana umwami Yesu. Burya gukingirana umwami Yesu cyangwa se gukora ibyaha, kiriya ni icyaha gikomeye cyane kibi. Imana itugirire neza. Ariko barisuzumye baravuga ngo mwami tugize isoni z'uko guhemuka. Baravuga bati noneho mwami ntudusige ukundi. Imana rero idufashe itugirire neza, itwambike imbaraga. Muri iyi minsi rero nawe waba wiyumva, waba ureba ukuntu wakingiranije umwami Yesu. Abantu benshi bakinze imitima yabo, gukingurira umwami Yesu byarabananiye. N'abari barakinguye barongeye barakinga. Imana idufashe itugirire neza, itwambike imbaraga. Aya magambo y'Imana dusomye muri Matayo, ni Yesu wabwiye abigishwa be, arababwira ati mwirinde hatagira abantu babayobya. Benshi bazaza bita Kristo, bakora imirimo n'ibitangaza. Benshi bazaba bati ari mu butayu, abandi bati ari hariya kwa runaka. Ariko Yesu yatubwiye ngo ntimuzajyeyo. Imana itugirire neza. Aravuga ati mu gihe cy'imperuka cyo kuza kwa Yesu hazabaho intambara, impuha, ishanga ritera irindi. Niko ijambo yatubwiye. Hazaba ibishitsi byinshi ndetse habeho n'inzara. Imana itugirire neza. Ariko ibyo bizaba ari itangiriro. Yesu azaba ataragira ute? Ataraza. Imana idufashe itugirire neza. Yatubwiye ngo benshi bazaza bafite ibinyoma, bahanuzi b'ibinyoma bazaba bahari bakora imirimo n'ibitangaza. Imana itugirire neza, itwambike imbaraga. Iyi ni iminsi igoye, iyi ni iminsi iruhije. Rero none ko umuririmbyi yatubwiye ko wakingiranije umwami Yesu, ukaba warakinze umutima wawe, Yesu ntiyinjiremo, Yesu ntawuturemo, none uragira kwirinda ute ibi byose Uwiteka Imana yatubwiye? Noneho rero ntabwo ari babigishwa Yesu ari kubwira. Banyarwanda, ni mwebwe Uwiteka Imana ari kubwira. Ari kubabwira ngo nimwirinde hatagira ubayobya. Imana itugirire neza. Yemwe abari muri Afurika, abari mu bihugu bitandukanye, ijambo ry'Imana rikubabwira ngo nimwirinde. Noneho ni mwebwe muri kubwirwa b'iki gihe, ntabwo ari babigishwa b'icyo gihe. Noneho ni twebwe turi kubwirwa, ni abahanuzi muri kubwirwa, ni abapasiteri ndetse n'abaririmbyi, abantu bose bubaha Uwiteka Imana. Imana iri kubabwira ngo nimwirinde. Niko ijambo ryatubwiye. Imana idufashe itugirire neza. Bene data, inzara irahari. Imana itugirire neza. Hariho inzara y'ijambo ry'Imana, hariho inzara yo mu buryo bw'umubiri, ariko abantu benshi ntabwo babizi. Imana idufashe itugirire neza. Abantu bibagirwa vuba, abantu bibagirwa vuba, abantu bibagirwa vuba, abantu bibagirwa vuba. Amen.
haleluya, amena. Banyarwanda, abantu bibagirwa vuba, abanyarwanda muribagiwe ibishitsi mwagiye mubibona, intambara mwagiye muzibona, abantu basubiranamo mwarabibonaga, ndetse bimwe byagiye biba ku manywa y'ihangu. Abantu benshi mwagiye mwihisha mu bintu by'ubusabusa, abantu benshi mwihishaga mu biraro, abandi mwagendaga mu mashyamba, icyo gihe amashyamba yabagamo, abantu benshi mwihishaga mu buvumo, abandi bakareba ukuntu babigenza. Ariko abantu muribagiwe, abantu mwibagirwa vuba, abantu baribagiwe. Reka mwe kwibagirwa muri iyi minsi, ibikomeye mwabinyuzemo murabirebesha amaso. Abana banyu barasigaye, mubirebesha amaso, ntacyo mwatanze. Abagabo banyu barasigaye, ntacyo mwatanze, mwabirebeshaga amaso. Bakobwa, ubu ngubu murubatse, mwarashatse, Imana yarabarinze irabazigama mu bikomeye, mwarabibonye. Aho umuntu yatambukaga ugasanga avuga ati mbese ubu birira bimeze bite, ndi buryame hehe? Buri wese yibaza hari buryame. Amanywa yabonaga ari ijoro, akabona ari icuraburindi, kubera akaga n'amakuba abantu babaga barimo. Ariko abantu muribagiwe, mumaze kwibagirwa. Abantu murahaze, muri kwitura Uwiteka Imana ibyaha. Abantu barahaze, ubusinzi bwarabaryoheye, ubujura bwarabaryoheye, ubusambanyi nuko, ubugome buragwiriye, kugambanirana biragwiriye. Ariko warangiza ngo uri gukorera Imana. Iki ni igihe Yesu aje none uri muri ihe nzira, kwaje agasanga umukingiranye, kandi gukingirana Uwiteka Imana cyangwa se Yesu ni icyaha gikomeye. Imana itugirire neza. Banyarwanda, Imana iri kumbwira ngo none ko mwibagiwe, mwongere mwibuke. Abenshi mwarahize, muri mu mashyamba murahiga. Imana iri kumbwira ngo amasasa bariho, mwaragiye murahiga, muravuga ngo Mana nudukura muri aka kaga tuzagukorera. None ntabwo mugikorera Uwiteka Imana. Imana mwayiteye umugongo, mwayimuje ubutunzi, bandi muyimuje akazi, abandi muyimuje ibidafite umumaro. Muri kuvuga gusenga ntacyo bimaze, mukabona abantu barimo babeshya, mukabona muvuga ngo ni icyo gihe bahora bavuga Yesu azaza. Imana idufashe itugirire neza. Abantu mwibagirwa vuba, yemwe abambutse amahanga, yemwe bari mu bihugu bitandukanye, muribagiwe. Umuntu ari kubara amafaranga, akabona kuri konti nta mafaranga, akabona imodoka arazifite, akabona ari kuzamuka muri etaje, akumva ibyo birahagije, akabona arihagije. Ariko abantu mwibagiwe vuba, abanyamahanga muribagiwe. Ngaho nimwegere Uwiteka Imana, mumushake akibonwa, akiri bugufi. Yesu ni igihe gitoya akaza. Yatubwiye ibishitsi mwagiye mubibona, intambara mwagiye muzibona, aho umubyeyi asigaye yica umwana we, aho umugabo asigaye yica umudamu we, aho umudamu asigaye yica umugabo we. Murareba mukabona bimeze gute? Ni ukubera iki muhumye? Nimuhumuke muri iyi minsi, murebe imbere. Imana iri kumwamba abwire ngo iki ni igihe cyo kwanga icyaha n'igisa n'ikibi cyose. Mwe kwimura Imana, abimuye Imana nimwongere muyigarukire. Imana ibagirire neza. Mugire isoni z'ibyaha byanyu, mwe kugira isoni zo kuvuga ngo abantu baratubona bate, ngo abantu mbese ngo ubu ngubu bari kutubona gute. Ahubwo nimugire isoni z'ibyaha byanyu, nimugire isoni z'uko mwavuye ku Uwiteka Imana. Imana itugirire neza, itwambike imbaraga. Iyi ni iminsi, aya mezi ni amezi akomeye, aya mezi ni amezi yo gusengera. Muhere mu kwezi tugiye kwinjiramo kwa 9, mugeze mu kwa 12. Bene data muhora muvuga ngo mbese nibyo bahoramo. Musenge akaga n'amakuba kataraza. Yesu ntawuzi umunsi n'igihe. Wicaye iwawe yaza, urimo utetse yaza, waba uryamye yaza, urukora mariage, ugushingirwa wambaye ivara yaza, pasiteri uri musezeranya Yesu yaza. Yewe uko waba ukomeye kose uri mu kazi Yesu yaza. Ahubwo bibaze ngo mbese Yesu yaza, yasanga mpagaze, yasanga nkiranutse, yasanga ese nkimutegereje, yasanga narakinguye umutima. Irebeho wisuzume. Imana itugirire neza. Bakobwa, ko Imana yabazigamye ikabasigaza, mukaba mwarashi
mwarashingiwe ubu ngubu mukaba muri no gushingira, byari bikomeye ibihe bya mbere, namwe murabizi. None kuki mwibagiwe? Kuki mwibagiwe? Ni Uwiteka Imana arimo ababaza. Yemwe bagabo, mwabonaga ababyeyi banyu barabasize muri imfubyi, ngaho nimwibuke aho mwaguye n'aho mwavuye, mukongera mukava mu buntu bw'Imana. Imana ibagirire neza kandi bambike imbaraga. Imana rero turengere. Reka aya mezi ari imbere yacu, aya mezi ari imbere rwose, twegere Imana dusenge, tuzengunuke bucece, twinginge Imana. Bantu ntabwo baciyiriza, abantu mbese inda zabo bazihinduye imifuka, ntabwo bagisenga. Umuntu ari kuvuga ati ndimo mfite igifu, akitwaza ibyo ngibyo, nyamara amasaha 2 imbere y'Imana nabwo uvuze uti ndarwaye, amasaha 2 arahagije. Wegeye Imana ukafata Bibiliya yawe cyangwa se n'indirimbo ugasenga, nyuma ugafungura, ariko Imana yakubona. Mbese Imana ni igiki mwayiburanye? Imana ibagirire neza kandi bambike imbaraga. Hari abantu benshi Imana yakijije ibisazi, irongera ibagarura mbese mu bitekerezo bizima, ariko baribagiwe. Hari abantu benshi bagiye barwara uburwayi bukomeye, Imana iragenda irabakiza, bahiga imihigo, babwira Imana ngo Mana nudukura ahangaha muri ubu burwayi, ukadukura mu bitaro, tuzahiga ibi n'ibi, tuzaguhigura iki n'iki. None ntabwo mwahiguye. Yemwe bahize imihigo, nimuyihigure. Igihe ni kibi kiri imbere, igihe turimo ni igihe gikomeye. Yesu atazagutungura agasanga ufite imihigo. Imana idufashe kandi tugirire neza, itwambike imbaraga. Yemwe abicara mu gateko k'abaneguranye, yemwe ababeshera kuri telefone, yemwe abicara Yesu Kristo aturenge atugirire neza, yemwe abicara bagambanira abandi nimusigeho. Yemwe abafite ishari, wowe wumva mwene so atatabarwa, yatabarwa bikakubabaza, yatabarwa wa muhanuzi warasenze, warasengeye umuntu ukajya ku musozi ukamuhirika, ugafata amabuye ukavuga uti inzu ya runaka ndayihiritse, iyi nzu yarubatswe ntaco yamariye, none ndayihiritse. Ufite akaga n'amakuba, Imana yarababaye. Yemwe abahanuzi mwicara muvuma abandi, mukavuma abantu Imana yiremeye, ni kuki mwarangiza mukavuga ngo Imana izabatabara? Nta butabazi muzabona, namwe akaga n'amakuba karabaziye. Ubwo bugome mufite, ubwo bwicanyi mugenda muvuma mubatongera, Imana ibafashe kandi bagarure mu nzira yayo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Yemwe bagabo, iki ni igihe rero cyo kunihira Imana. Yemwe bavyeyi, iki ni igihe cyo kunihira Imana. Banyarwanda, iki ni igihe cyo kunihira Imana. Abatuye isi, murebe ukuntu mwari muri murunga bangabo, abandi mukwira imishwaro, abandi muvuga muti bizagenda bite. Imana ikagenda ibahisha mu tuntu tubusabusa, ariko mwibagiwe vuba. Imana iri kumwango, ni kuki mwibagiwe? Ngaho rero reka mwongere muhindukirire, murebe aho mwaguye, mwongere mugarukire Uwiteka Imana, mukingure imitima yanyu. Yesu ntabwo ari bo basiga ukundi, ahubwo arabagirira ibambe n'imbabazi kandi abagirire neza. Ese Imana iri kumwango, barimo bansaba umugisha, ndawunyuza hehe? Ndawunyuza he barankingiranye? Ndawunyuza he bagifite ubugome? Ndawunyuza hehe bamaze kwibagirwa? Ndawunyuza hehe mbese batagitinya ibyaha? Imana idufashe tugirire neza, itwambike imbaraga kandi iturengere. Imana iturengere muri iyi minsi. Yemwe abantu mugenda mukayagucisha mukavuga ngo ni impano Imana yabahaye, mukajya mu bakonikoni mukayagucisha ngo mugushakisha impano. Mwirirwa mubesha abantu, mwirirwa mubarya amafaranga, mwirirwa mubesikoroka, mwirirwa muvaho ni Imana yavuze, nyamara mufite ibindi bintu mukenyereyeho, mufite ibindi bintu muri guhanuriraho. Imana yambwiye ngo iraje, mufite akaga
n'amakuba, Imana ije kubanyuraho. Ibyo byose mufite mwishingikirije atari Uwiteka Imana wabahamagaye. Imana ifite agahinda n'umubabaro. Ntabwo Imana yahamagaye umuntu imuha ibintu bya pirate. Umuntu Imana yahamagaye ntabwo asabiriza. Umuntu Imana yahamagaye ntabwo ajya imfubyi n'abapfakazi. Umuntu Imana yahamagaye asenyera umuntu nta biguzi. Umuntu Imana yahamagaye ntabwo ngo agenda ngo afate ibindi ngo agenda bifashe. Ugasanga abantu bamwe bafite utubuye, abandi bafite utundi tuntu mu makofi, bakavuga ngo ni abakozi b'Imana. Mufite izindi mbaraga, mukagenda iyo ngiye mukagucisha, mwarangiza mukaza mu bwoko bw'Imana. Igihe kirageze Imana ize ibahane. Ni ukuri yihanikiriye, ntabwo izabagirira ibambe. Amarira y'abantu mwagiye mwambura yageze imbere y'Imana. Imana idufashe itugirire neza. Banyarwanda, mureke dusengeshe umwuka iteka. Yemwe abari mu mahanga, dusengeshe umwuka iteka. Igihe kirageze yemwe abafite imyuka itavuye ku Uwiteka Imana. Imana ibashire ku karubanda, kandi ndabizi neza izabikora. Ntabwo ari ibinyoma ndimo mbabwira. Umuntu Imana yahamagaye, uwo nguwo Imana izamurengera kandi mugirire neza. Kandi mureke mbabwire, aya mezi nayo gusenga cyane. Imivu y'amaraso imbere yanyu iraje, imbere yanyu iraje. Impfu zitandukanye zirahari, amaraso ya benshi agiye kumeneka. Mwitonde cyane muri iyi minsi, musenge. Murimo muvuga ngo turihagije, dufite amafaranga, dufite imodokari zacu, ariko mbabwire Uwiteka Imana hagiye kujya basanga mu mihanda. None se ko impanuka zihari nyinshi, amaraso akaba agiye kumeneka mu buryo butandukanye, mutari kwegera Imana, mumaze kwibagirwa, mwarahize imihigo, murahigira iyindi mihigo ku yindi mutarahigura. Ahubwo muhigure vuba, maze Uwiteka Imana abagirire neza. Ntabwo ndimo mvuga ngo ndimo mbasaba, aho mwahigiye Uwiteka Imana ntabwo nari mpari, ariko mugende muhigure kugira ngo Uwiteka Imana abagirire neza. Imivu y'amaraso irimo iri gutemba ni myinshi cyane mu mihanda irimo, aho mutuye imivu y'amaraso irahari, aho ngaho mu migi imivu y'amaraso irahari, mu byaro imivu y'amaraso irahari. Mureke mbabwira, abadayimoni barahari bagiye kujya banywa amaraso y'abantu, ariko niba wikomeje ku Uwiteka Imana izakurira ikurindane n'ibyawe. Rero reka Imana ibafashe kandi ibagirire neza, ibambike imbaraga. Rero abantu bibagiwe, mwongere mugarukire Uwiteka Imana. Imana itugirire neza kandi ibambike imbaraga. Ijambo ry'Imana rero rigira aho ribakura, rigire n'aho ribashira. Ibyo nibyo mbasabiye, nayo nisabira mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana iguhe umugisha ku butumwa bwiza utambukije, ariko wagiye utinda ahantu uvuga ngo Imana iraje, Imana iraje. Dufite ikibazo, abantu bamwe muravuga ngo Imana iraje, mwakahita kuvuga ati njyewe mfite imyaka wenda n'urugero 60 navutse, avuga ko Imana ije. Iyo Mana kwitaza bakabifata nk'aho ariko byahoze. Urabagenewe ubutumwa ko abantu basigaye bafashe ibintu ko ari bisanzwe, niko byahoze bavuga ngo iraje ko ntawe twabonye. Abantu batekereza gutyo urabaha ubuhe butumwa? Ariko abavango ngo ntabwo yaje ni impumyi. None se ko mbere abanyarwanda cyangwa se wenda ababaga mu mahanga cyangwa se nk'abakongomani bahingaga, ko mbere bahingaga imyaka nta mafumbire, none umukamo gushaka amafumbire n'imyaka ntiyere. Muzi ngo Uwiteka Imana ntabwo yaje. Yesu yarabivuze neza muri Bibiliya, aravuga ati nzateza imirima yanyu za kagungu, zigende zijye mu mirima yanyu nimutanyumva. Nizihe mpamvu abantu batakigira umusaruro? Niba Imana itaraje. Imana yaraje kuko musinziriye, murahumirije. None se mureke mbabaze, ibintu byagenaga bigura makeya, ubu ngubu byarazamutse. Ni gute umunyu musigaye muwugura 300? Reka mvuge ko ibyo ngibyo kandi mwawuguraga 50. Yesu yaraje ntimwabimenya, Yesu yaraje ntimwabimenya.
ubu ngubu benshi Imana igiye kubatungura. None se niba ubonye mu bana bawe ukabona akaga n'amakuba akagezemo, ukabona abana bari kugwaragurika, ntuzi iyo uburwayi bwavuye, mukirirwa muhamagara ngo yewe mudusengere, ukabona bizinesi zawe ntizicemera, wibwira ngo Yesu ntabwo yaje. Yesu yaraje, ariko abantu baribagiwe, banarahumye. Abantu bari maso bo bari kubireba, bari kubireba. Twebwe tuba twicaye hano, hari benshi baduhamagara bakavuga bati rero ahangaha natsinzwe, ugasanga umuntu ari kwihana. Rero umuntu ugihamagara ngo naze vuba, Yesu naze vuba, ufite akaga n'amakuba, urugutunga uruguhamagara imbaraga z'Imana ngo nizize. None si Yesu yaravuze ngo nibanyubaha mbese mu gihe bapfire imyaka 70, nibanyubaha nzabongeraho imyaka 10, ibi imyaka 80. Niyo se niba uri gupfa ufite imyaka 60 cyangwa ufite imyaka 30, urumva wowe utari gupfa ukindutse. Yesu azaza, ntabwo azatinda. N'ubu ngubwire ngo Yesu araje. Noneho mwaya mezi ngaho musenya. Imivu y'amaraso irahari myinshi mu mijyi, mu byaro, imivu y'amaraso iri gutemba, ariko umuntu uri maso Imana izamurinda. Imana rero idufashe tugire neza. Yesu yaraje, ahubwo benshi ntabwo barimo bagirute babibona. Umuntu ari gukora ntibyemere, icyo ni icyambere. Umuntu ari kuvuga ati ibintu byaranze, ugasanga umudamu n'umugabo we barubakanye ntibiri kwemera. Bamwe bagenda bakiyobora, akagenda akishingira, agenda agafata ibiki byose akubita aho ngaho, ntasenge. Ubu urugo rwawe nturusengere, wagiye uriyobora, warangiza ngo ibintu ngo birakomeye. Yesu yaraje yuko mutari maso ngo mubirebe neza. Yego, bye byose bari kugenda basobanukirwa, cyangwa turi kugenda dusobanukirwa. Hari igihe nyine Yesu aza mu bundi buryo, abantu uko bari bamwiteza ari buze ntabari kubaza, ugasanga baravuze ati Yesu ntabwo yaje, kandi wenda uburyo twari tumwiteze ntabwo bwo twamubonyemo. Nepo Yesu yaraje, ukuntu yaje nuko Yesu yagiye aha bamwe ubutunzi. Aramubwira, akabwira umuntu ati ngo hawe ubutunzi, akamuha ubutunzi, abana be bakajya hanze, ukabona inzu ukayibona rwose bitakugoye, ukabona ufite bizinesi. None ubu bizinesi zarahagaze. Imana yaraje bigezamo imirindi yayo, wowe ntiwabimenya. Ni Imana ukora muri iyi minsi ibintu nibura uko batagenda neza. Ubu Imana ugenda inyaga abantu yahaye ubutunzi, niba buhisha Imana, ukafata ubutunzi bwawe ukabujyana mu businzi, mu busambanyi, ukabona ko umugabo atakiri umugabo, kirirwa umukandagira, ukazana abandi bagabo bagasumba wa mugabo wawe. Yesu we yagiye nyuma akabireba gutya akabikwaka, ubundi ukaba uri maso ikintu urimo usabiriza, urimo uvuga uti muri banki nibanguza nibagira ute. None n'amazu yawe yageze mu ntuza, yageze mu maboko y'abantu babiteza cyamunara. Yesu yaraje. Yesu yaraje. Yego, Yesu yaraje, kandi nk'uko tubwira uratubwiye ati akomeje kuza. Ikintu bavuze ngo kimivu y'amaraso, ese ni imigambi Shitani afite kugira ngo dusenge biveho, cyangwa ni byamaze gusohora? Ahanini bashobora kuvuga ngo ni imigambi ya Satani, ariko hari ntabwo ari imigambi ya Satani. Imbere ahangaha abageni ni benshi. Mubyange mubyemere Banyarwanda, abatuye isi yose mushake mubyemere cyangwa se mubyihorere. Abageni barahari benshi, kandi imivu y'amaraso irahari. Rero bwihari itegure, wirinde we gutambika ibirenge, wirinde aho wakinyurije umwami Yesu, wongera ukingure. Abageni barahari benshi, kandi Yesu yamaze kwambika amagare, yaramanutse, nta n'uzasubizayo, nta n'uzakoma Imana mu nkokora. Ariko rero bamwe na bamwe muragowe. Niba bavuze ngo Oliva ni umugeni, mujya kunsengera gute ngo Mana mugarure? Imana iba yasinye ngo Oliva ni umugeni, mwinsengera nimunyihorere, kuko Imana yamaze kuvuga iti Oliva ni umugeni. Ahubwo tusengesha umwuka iteka. Ariko amagare ya benshi yaramanutse, harimo amagare menshi cyane rwose yaramanutse, amaraso arahari. Tureke gusenga ngo Imana ibivano, turekere iyo ngiyo se? Ntabwo twareka gusenga. Wasenga ugasenga ku giti cyawe, ugasenyera umuryango wawe, abana bawe, ndetse ugasenyera igihugu n'isi yose ukayisengera. Ariko ntabwo twavuga ngo ntitwareka gusenga. Ariko Imana yavuze ati ni umugeni, nivuze ati Oliva ni umugeni, nta kizabikuraho. Ntabwo yabisunika bikigira imbere nk'uko yigize gusanga umukozi w'Imana ikamwongera Ezekiel ikamwongera imyaka 15 se?
ikabikuraho. Ezekiya dusinya dusanga Ezekiya yatumwa n'umuhanuzi ko yaraga iby'agapfa akagenda ariko ayerekeye ivure Imana yagaruka irigarura avuga ati nkongera imyaka 15 dusenze ntabwo yabyiye kwigarura Hezekiya Imana yamutumyeho kwiyeza no kweza ibyiwe no kuraga ibyiwe kwiyeza no kweza ibyiwe arangije nyine ariyeza kuko hari icyo Imana yabonaga muri we yibutsa n'Imana arangije rero Imana irimugirira imbabazi imwongerera igihe cyo kubaho ariko abantu muri iyi minsi bo batepo niko byahoze hariho n'uburyo kuva muri comment ngo ngaho naze vuba ngo byaratinze ngo ubu napfuye kare ahubwo ufite ibibazo none niba upfuye ugiye hehe muri make umuntu twite ku iherezo ryacu buri wese asenge yite ku iherezo ryiwe. Yego katugushimire. Yego sinzi nimba hari icyo wibagiye mu butumwa Imana yari yaguhaye kugira ngo manze ugitubwire tubone ugana ku musozo. Ntacyo iki gihe ni igihe cyo kwiyeza no kwezwa umuntu akihana neza agakingura umutima yakingiranije umwami Yesu akongera akinjira muri we. Reka tugushimira Riva wakoze cyane. Yego reka twizere ko Imana ijya kuguha ubutumwa tuzongera tukabonana ukatugezaho ubutumwa tukamenya icyo Imana dushaka kubera mesi. Yego nta kibazo. Nshuti muvandimwe turi kumwe muri kino kiganiro kivuga ubutumwa tugisubikiye ahangaha ariko Riva akomeje gusenga n'umukozi w'Imana umwana w'Imana akomeje gusenga ko umwami azajya amugenderera akagira ibyo amuha kugira ngo atugezeho tuzajya mubona kuri kamera zacu abagezaho ubutumwa bwiza. Mwakoze kudukurikira mwakoze kubana natwe. Reka dusabe Oliva noneho birashoboka ko wakwifuza ko musengana birashoboka ko wakwifuza kwatura bitewe naho wisuzumwa ubona waragenze nabi reka tumusabe atuhe nimero za telefone abonekaho nasoza adusengere tukane ku musozo. Nomero ni 0788 210 453. Mana turagushimira izina ryawe icubahiro twumvise ijambo ryawe ritubwiye ko dukwiriye kwirinda tukaba maso kandi ni igihe kigoye kiruhije hari byinshi byatambutse tubireba wabitwibukije mu ijambo reka uha abanyarwanda rero kwirinda kandi ubahe kukugarukira no guhindukirira uhe abari mu mahanga batuye isi yose kukugarukira mu izina rya Yesu ubashoze ubambike imbaraga abo Satani yaboshe Mana bakuraho izingoyi n'iminyururu kugira ngo babashe kubohoka mwami baguhindukirire izina ryawe icubahiro rengera ababyeyi abasore n'inkumi rengera abagabo urubyiruko rengera abatuye isi yose mwami kugira ngo izina ryawe uragwe icubahiro reka ijambo ryawe mwami Imana uriherekeze kandi ubwiza bwawe Mana ribe kwiri jambo abantu benshi mwami ubahe kumva no kurizirikana no kuritega amatwi izina ryawe icubahiro kandi mu izina rya Yesu ndasenze ngo Mana dayimoni bo guhora dayimoni bifuhe aba bose bakurweho Mana ku buzima bwanjye ku rugo rwanjye mwami abadayimoni bo guhora bave ku gihugu cy'u Rwanda bave ku banyamahanga ku batuye isi yose Mana izina ryawe icubahiro twaturi mu mwanya w'ijambo rero gahunda zose turazikweretse mwami nta bari twebwe duciye bugufi turakubashe tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo Nazareti turakoze amen. Imana umugisha. Yego.